Ninjiye muri loge, loge yari itunguranye cyane, kari akabari gateye imbere, gashishikaje cyane, kari akabari karimo abakobwa babyina bambaye ubusa, bakundaga kukita segisi karabu, inaha mu Rwanda ntabwo kahaba, muri Uganda narumiwe cyane, nabonye abantu basambanira ku mugaragaro, gusa iki ni igice cya munani uko nakundanye n'idayimoni turi ku ishuri nkisanga nageze ikuzimu mu buzima bw'umubabaro n'agahinda. Ubu ni ubuhamya bwa Izere Cedric, mbahaye ikaze hano kuri Sharif TV. Niba ari ubwa mbere uhageze kanda subscribe utwiyungeho, niba twaba dusanzwe udukurikirana kanda like dukomezanye n'ubu buhamya. Icyansi cyo buyarangira twese twafashe umurongo n'ukuntu twarera abana bacu neza. Mbahaye ikaze. Naratunguwe cyane, nabonye abagabo ku bagabo baryamana, mbona abagore ku bagore baryamana, narumiwe ndatangara, ariko dayimoni twaba turi kumwe twagendanaga yaravuze ati aba ni abacu mubihorere. Ndareba ndumirwa, mfata icupa rimwe ry'inzoga ndanywa, ndangije kunywa icupa numvaga wenda byibuze ngiye kuruhuka, numvaga umukobwa nahaye umutima wanjye yongeye gusubizwa ubuzima, nkumva ibintu bigiye kumera neza nka mbere, numvaga ibintu byose bigiye kujya ku murongo, ariko siko byagenze. Nakomeje bizinesi bisanzwe nza mu Rwanda, nkajya ntekereza ku kabari mvuyemo, yari akabari kibasiye dayimoni w'ubusambanyi yari yarakagezemo, abari aho bose barasambanaga kandi bagasambana banywa n'inzoga. Narakarebye ndatungurwa cyane, nasohotse nkatekereza cyane, numvaga ari akabari keza umuntu yajya kwibagirwamo ibibazo byose, ariko byambereye ishavu. Dayimoni wankomezaga yakomeje kujya ankomeza, akajya ambwira ati Cedric niwe mugabo w'igitangaza nigeze mbona, niwe mugabo ushoboye byose, niwe mugabo uzagera ku butunzi abantu benshi batigeze bageraho. Nanjye nabyumva nkumva binteye ishozi, nkumva ntangiye kumwenyuramo gake, ariko numvaga rwose nanjye nacitse intege, ariko nakomeje bizinesi yanjye nari nzi ko igiye kumpereza amafaranga menshi, bizinesi yanjye nari ngiye kuyikoramo ibintu byinshi cyane, bizinesi yanjye ndayikora, ariko umukobwa nahaye umutima wanjye wose yari yasubijwe ubuzima, akomeza kugenda ameze neza, nanjye nkomeza kujya muhamagara gake gake, nkomeje kujya muhamagara gake gake, umukobwa yananiwe kwiyakira, akajya ahora mu masengesho cyane, ibyo bita ibyumba by'amasengesho byo byabaye ibindi bindi, yagiye mu cyumba cy'amasengesho agasenga, akababaza ab'ikuzimu, yababaza ab'ikuzimu bakantegeka kumubuza gusenga, nk'uko mbere yari byagenze, ariko ubu ngubu ho nabuze uko mbigenza. Umukobwa nahaye umutima wanjye yubahaga Imana cyane, yakomeje kujya asenga, ariko njye ntabwo ibyo nari mbyitayeho, ndetse nta nubwo ari byo nari nshishikariye, numvaga mfite umururumba w'amafaranga, kuko numvaga ibintu byose mu buzima bibi narabikoze, njye nari narihebye, nta buzima nari nkiteganya ukundi, numvaga nta buzima nteganya ukundi, kuko numvaga amafaranga yose yari yarabaye amafaranga kuri njye, amaraso nari narayamenye, nari naranyweye ibintu byose, numvaga nta buzima bw'icyizere mfite, nta cyizere cy'ubuzima nari nsigaranye, ariko nakomeje kujya ntanga amafaranga nk'uri kwiyahura.
ababyeyi banjye nabahaye amafaranga menshi, ndababwira ati nabo bashake icyo bayamaza. Abakozi banjye nabahaye amafaranga menshi kugira ngo nabo byibuze nzapfe mfite ikintu byibuze nakoze kizima. Nakomeje kubaho ndi indambirwabuzima, numvaga ubuzima bwanjye naraburambiwe ariko nta yandi mahitamo nari mfite. Nakomeje kujya ngenda, akazi ko kakagenda, amafaranga akaba menshi cyane, nkakora ingendo zinyibagiza ibi bintu byose. Ubuzima bwanjye ndagera aho ndabwakira, numvaga ngiye gukorera se w'ikuzimu, numvaga ngiye gukorera Satani. Natekereza indahiro twarahiye ivuga uti nzihakana abanyababyeyi yanjye, nzihakana abambyaye, nzihakana igihugu cyanjye, nta kosa nzakora mu buzima. Nkumva nabyo binteye ubwoba. Twarahiye indahiro mbi, ari nayo ndahiro yatangiye gutera agahinda, ishavu. Ariko nagize amahirwe make, mpura na papa w'umukobwa nahaye umutima wanjye, arambwira ati niweho Cedric. Cedric umukobwa wanjye yamwangirije ubuzima. Cedric nubwo uri umukire ariko nawe ubwawe ubugingo bw'ijoro ntabwo uzabugira. Numvise mfite umujinya nshaka gukubita umusaza w'abandi, kuko numvaga ari kunshinyagurira, n'ubundi numvaga ndi umupfu ugenda. Kuko nabonaga nta kintu nsigaje ku isi. Ubuzima bwanjye narabuhaze ariko byibuze ngo mbone amafaranga. Amafaranga nayo narayabonye ariko amahoro yo yakomeje kubura. Nakomeje kujya mbura amahoro. Nararyamaga nkarota umwana wanjye niyiciye, nagira ngo ndakangutse nkumva umukobwa nahaye umutima wanjye nawe biranze. Numvise mbuze amahoro mu buzima bwanjye. Umunsi umwe nari nitembereye bisanzwe, nahuye n'umupasiteri usanzwe, arambwira ati Cedric, umunsi umwe uzaze ku itorero ryacu tugusengera ibyo bibazo ndi kukubonaho bizashira. Dayimoni wangiraga inama yaravuze ati ubwo se urigeje gute? Buriya ni ibiki bimuteye? Dayimoni arambwira ati ntituzajyeyo rata. Nanjye numva ntazajyayo, ariko nakomeje kujya ndyama nkarota umwana wanjye. Sinzi niba nawe wabyiyumvisha. Nakomeje kurya ndyama, naba ndimo hagati mu joro nkakanguka umwana wanjye ari kumpamagara. Nakongera kwiyongeza nkabona abana nagize imfubyi nabo bari kumpamagara. Bose bakajya bambwira ati Cedric. Numvise ntaye umutwe, numvise mbuze icyerekezo. Buriya amaraso y'umuntu araryana, amaraso y'umuntu aragora. Kumena amaraso ukagira amahoro biragoye. Nanjye nabuze amahoro mu mutima wanjye. Mu buzima bwanjye mbura amahoro, ntangira kumva ngiye gusara. Aho natangiraga kwicara hose nabonaga abantu bari kurira ari benshi, mu maso yanjye nkabona bari kurira ari benshi. Bampamagara ati Cedric ni wowe utumye tumera gutya. Umwana wanjye we byabaga akarusho, yakomezaga kumpamagara dadi, nkagira agahinda. Natekereza uburyo ki ari njye wamwiyiciye bikantera ishavu, nkumva birandenze. Mama wanjye we yakomeje kubona ko nataye umutwe, abona ko nywa inzoga, abona ko byanyobeye. Mama yaranyumvaga cyane. Ababyeyi banjye kuva nkiri umwana bo baranyumvaga.
bari bazi uko nteye ku buryo bitabatunguraga kubona hari icyampindutseho bahitaga babimenya. Nakomeje kugira ubwoba n'igishyika cyinshi, numvaga amarira y'agahinda biri kundenga, nkajya ntabaza ku musozi nk'umusazi, nabona umwana umeze gutyo nkatabaza. Nagize ubwoba bwinshi cyane, nsubira ikuzimu mbabwira ibimbaho, ndababwira ati ahantu hose ndi nta mahoro ngira, abantu bose nishe bangaruka mu maso. Ikuzimu barambwira ati ngo kugira ibyo bintu bizashire ni uko wakwica mama wawe. Numvise ibyo bintu bimeze nk'ubusazi, natekereza kuri mama wanjye we nkumva ibyo ntabikora. Numvise ibintu bitangiye kuba agahinda, byatangiye kuba agahinda, ntabwo numvaga ukuntu nakwica mama wanjye. Mama wanjye naramukundaga cyane kandi yaranyumvaga, yari umubyeyi utarambereye gito. Numvise agahinda kanyishe, nabuze icyo nkora, numva ikuzimu, numvaga ikintu bambwiye gishobora kumpitana, numvaga nta kindi kintu nzakora, nabaye mu buzima nanga. Natangiye kumva nihebye cyane, numvishe ubuzima bwanjye bwangiritse ku buryo nta kintu nari kumva nshoboye. Natekereza kuri mama wanjye kumwica kugira ngo mbone amahoro nabyo bikaba ibindi bindi. Nakomeje kurya ndyama nkabona abantu nishe, naryama nkabona abantu nishe, mu nzozi zanjye, mu mboni zanjye nkajya mbona abantu bari kuboroga. Natangiye kwitwara nk'umusazi. Buriya Satani hari igihe aguhereza ibigeragezo kugira ngo byibuze ubure amahoro, nurangiza ukore amabi bitewe nawe. Nanjye banza aribyo byaba biri kumbaho. Sinzi ukuntu nari nicaye numva nasaze, narihebye. Numva ntekereje wa mupasiteri wambwiye ati uzaze ibibazo byawe tubisengere. Burya abanyarwanda baravuga ati ufite ububabare ntahataburata. Numvise ngiye kujya kuri uwo mupasiteri, ariko nkibuka ukuntu ikuzimu bambwiye uzongera gusenga byose tuzabikwaka kandi tuzakwica. Nabuze amahoro, ntekereza indahiro twarahiye, numva biranshanze. Nuko nakomeje kujya ndyama nkabona abantu nishe bose bari kumpamagara. Byarangiye mvuze ati noneho kuryama ndabisezeye. Byageraga mu gihe cya nimugoroba nkahita nigira mu kabari kugira ndareyo byibuze ngaruke mu gitondo. Nuko nkajya nkwepa gutyo, biragera igihe no ku manywa bikajya biza, naba niyicariye ahantu nkabona umwana wanjye ari kundirira ari kumbwira ati dadi kuki wanyishe. Nkabona abantu bose nishe bakajya bambwira ati Cedric kuki wanyishe. Numvise umutima wanjye wenda gusandara, amahoro kuri njye yo yari yarabuze. Nabonye nta yandi mahitamo nagira,
mbona nta kindi kintu nakora kubera ko ibibazo kumbana byinshi mera nk'umusazi, nabaye nk'umusazi ntangira kwisetsasetsa, ikuzimu barampamagara barambwira uti kugira ukire jya kwica mama wawe, ibibazo byose birahita bishira. Natekereza ukuntu mama wanjye namukundaga numva biranshanze, nuko nabajije ikuzimu ati se nta kindi kintu nakora kugira ngo byibuze mbone amahoro, arambwira ati nuko wakwigira umupasiteri w'ikinyoma ukajya udukorera akazi wiyitiriye izina rya pasiteri. Yaravuze ati nta kibazo, kuva kera niyumvagamo umwuga w'ubupasiteri ndetse na mbere nta n'ibyo nakoraga, numvaga ibyo bitazangora cyane kuruta uko nakwiyicira mama. Byarangiye mfashe umwanzuro wo kuba pasiteri w'ikinyoma kugira ngo nyobye abantu mbaraga ubusambanyi nk'ibyo bari bantegetse. Nakomeje kujya ntangira kwigisha abantu nkabahanurira ibintu bidashoboka nitwaje amadayimoni. Dayimoni zazaga mu buzima bwawe zikandebera amakuru yose nkenerwa, waza gusengera iwanjye nkakubwira buryo ki nuko bizagenda. Nanjye nubatse urusengero rwanjye, abaruzi nubwo leta ya repubulika yarufunze ariko abaruzi bazi ibyahaberaga. Buri muntu wese wazaga gusengera iwanjye yatahaga afite agakiza kandi ari amadayimoni namwujuje, yatahaga afite icyizere. Natangiye guhanura ibintu by'ikinyoma kugira ngo nigarure imitima yabo, ntabeshye ibihanuzi by'ikinyoma kubera ko nababwiraga n'ibyo bakoze bakanyizera. Nakomeje kujya ntoza urubyiruko ubusambanyi, nkasobanura Bibiliya nabi kugira ngo bibadukire ubusambanyi. Natandukanyije ingo nyinshi z'abakristo, umwe imubwira ko umwe yasambanye, bagashwana gutyo dayimoni w'amakimbirane nawe nkamwohereza mu rugo bagatongana bikarangira urugo barusenye. Nasenye ingo nyinshi z'abakristo, nigishije ubusambanyi mbuteza imbere. Sinzi impamvu ikuzimu bari barangize umuntu wigisha ubusambanyi, sinzi aho bungukiraga, sinzi n'icyo babinkoreye kugira ngo mbigenze gutyo, ariko nta yandi mahitamo nari mfite. Nakomeje kwigisha ubusambanyi, nari ndi umuntu uzi gusobanura neza no kwigisha muri rusange. Nasobanuye Bibiliya nabi, niba abantu bari babizi cyangwa se abagize amahitamo yo kunyumva, najyaga mvuga ati Bibiliya ni inyanja, uyigenzemo nabi warohama. Ibyo bintu nabitojeje n'abapasiteri abenshi bagendera muri uwo mujya wanjye, kandi ni uburyo bwo kubayobya kugira ngo njye mbayobya nitwaje Bibiliya, bose bisange barayobye. Nakomeje kujya nyobya abantu nitwaje Bibiliya. Umunsi umwe hari umupasiteri wampamagaye, twakoraga ikintu kimwe. Njye nari ndi umupasiteri w'ikinyoma ariko we yari umupasiteri ufite n'imbaraga z'Imana. Imbaraga za uriya mugabo wo hejuru zarakoraga cyane. Pasiteri yarampamagaye arambwira ati uzaze tujyane gusenga ahantu. Ndamubwira ati ntabwo nabona umwanya, mfite amasengesho menshi cyane. Numva nta kibazo. Abapasiteri bakomeje kumbwira ati ni wowe umupasiteri twemera, kuko narabayobeje nabo. Gusa hari umupasiteri witwaga Ernest yari umupasiteri ufite imbaraga z'Imana, ikuzimu bantegetse kumuyobya. Nkomeza kujya njya kumuyobya, nkamusobanurira Bibiliya nabi, ariko nawe yari azi gusenga cyane.
yabyukaga saa sita z'ijoro agasenga, ikuzimu akatubangamira cyane, bigatuma muhamagara nijoro, nkamubwira ko ngiye kumubwira kugira ngo byibuze arekere aho gusenga. Buriya nujya no gusenga wihaye akanya kawe uzazimye telefone. Telefone ishobora kukwangiriza isengesho ryawe kandi wari ugeze ahantu heza. Nawe nangizaga amasengesho ye nkoresheje telefone ye, nkajya muhamagara nijoro agahita yumva telefone irasonye akanya itaba nkakupa konegisiyo ye n'Imana. Nakomeje uwo mujyo, nkomeza abantu bakajya babitekereza bakabona ko ndi umupasiteri w'umuhanga kandi ushoboye. Nakomeje kwiyumvisha ko ibintu byanjye byakemutse, ariko umunsi umwe pasiteri yafashe telefone arayibika, arangije aravuga ati ngiye gusenga. Pasiteri yari yazimije telefone, yarasenze umuriro uraka, kuko twari tuziranye ikuzimu umuriro uraka cyane. Yarasenze umuriro uraka, amadayimoni arahunga, arakomeza arasenga, amadayimoni arahunga. Nanjye nari ndi mu isi, amadayimoni yaje kundeba ari kumbwira ati ngwino tugende. Twaragiye tujya ikuzimu, tugeze ikuzimu mbona habaye amatongo. Nabonye hashanyaguritse cyane kubera umwana nari naroze ari kumusengera. Bari bampaye uburozi ikuzimu kugira njye kwica uwo mwana, ndamuroga mwifashishije ko ndi umupasiteri. Uwo mupasiteri mugenzi wanjye ariko we yari ufite imbaraga z'Imana, yaramusengeye ikuzimu aradutwika. Yaramusengeye ikuzimu umuriro uraka. Banjyanye ikuzimu mbona habaye amatongo, twese bari kutumanura munsi cyane ngo tujye kwihisha. Twagiye tumanuka turi kwihisha, twageze mu bwihisho munsi cyane, mbona amadayimoni amwe yahiye, mbona amwe yabaye ibimuga, mbona ndari mu gahinda gakabije, bose bari kundeba nabi. Nabuze uko mbigenza, mva aho baba bari kumwe ninjira mu bindi byumba. Ninjiye mu bindi byumba by'ikuzimu, mbona ibisare biriho abantu, mbona inkingi ziziritseho abantu benshi, abantu bari kubabazwa ijoro n'amanywa, abantu baziritse iminyururu batabasha kuhikura. Harimo abazungu, abirabura, abahindi, mbese yari ubwoko bwinshi bw'abantu. Nabonye abantu barenga 800,000 baziritse. Nakomeje kujya mbitegereza nkumva ubwoba buranyishe, ariko kuko twahungiye ikuzimu nakomeje kujya mbitegereza nigendera. Ikuzimu byaraye amarorerwa. Nararebye mbona abantu bari kubabazwa bazirikiye ku nkingi, babazaniraga intozi zikabarya, baba bameze nabi cyane, bari mu bubabare. Njye nagize ngo ni gereza. Nakomeje kujya nsenguruka ikuzimu ndumirwa. Ku biro byantunguye, nari ndi kuzenguruka mbona nanjye ndamanitse, mbona ndi kubabazwa ndumirwa, nibonye ku nkingi. Byarantunguye cyane nanjye kwibona manitse kandi ndi no kugenda. Nahise numirwa ndatangara cyane, ariko naje gusobanukirwa. Nakomeje kugenda nsanga ahandi harimo abantu benshi cyane, nabo barenga 1000. Abantu nabo barababazwaga, ariko bo baranukaga cyane ugereranyije n'abambere, baranukaga cyane. Nakomeje kwinjira muri icyo cyumba, mbona ukuntu bari kunuka, bigiye bimazeyo umunuko urankubita. Mbona sinakomeza kwinjiramo kubera uburyo hari kunuka, ndasohoka. Nsohotse ninjiye ahandi hantu hasanzwe, ndumirwa. Nasanze hariyo abantu benshi, amadayimoni yambaye ubusa, ameze nk'ibikanka. Yo yari ameze nk'ari gutunganya ibintu. Yari menshi ku bintu bimeze nk'uruganda.
narumiwe nshaka kugira amatsiko cyane, niko nabajije dayimoni ryari riri aho ngaho ndaribaza ati ese aha ngaha muba muri mu gukora iki? Dayimoni ryaransubije ati aha ngaha dufata amasohoro y'abantu b'abasambanyi tukayakoramo uburozi. Uburozi nibwo twifashisha kuyoboza isi ndetse no kuyiyogoza. Narumiwe, numvise noneho numiwe kuko agahinda ko byari byarangiye. Nakomeje kubaza ati ese niyo mpamvu mushishikariza abantu ubusambanyi cyane? Ati yego, abantu bakora ubusambanyi banaduhereza ubushobozi bwo kugira tujye dukora uburozi bwinshi. Narabyumvise ndumirwa numva ndatangaye, nuko narakomeje ndamubaza ati none se bariya bo nabonye bamanitse kandi nanjye nkaba nibonyemo byagenze gute? Dayimoni iransobanurira ati bariya ni abantu bose baba ikuzimu, abantu bose baba ikuzimu roho zabo ziragenda zikamanikwa hariya zikajya zibabazwa ijoro n'amanywa. Narabitekereje ndumirwa, ariko numvise akumiro kankubise ndamubaza ati none se abo nabonye bari kunuka? Aravuga ati bariya bo ni abagenda bagahindurwamo amadayimoni, bivuge ko ushobora kuba uri n'umuntu bakaguhinduramo idayimoni bikorewe ikuzimu bakoresheje roho yawe, niyo mpamvu baba bari kunuka cyane. Nanjye mbyumvishe narumiwe. Pasiteri wo ku isi yakomeje gusenga cyane ikuzimu harangirika. Dayimoni wari ushinzwe intambara aravuga ati ibi ntabwo twabyihanganira, reka tujye kumutesha natwe tumuteshe umutwe nk'uko yadutesheje umutwe. Nuko navuye ikuzimu ndi kumwe na dayimoni ushinzwe intambara ikuzimu, ndi kumwe n'andi madayimoni y'intambara nka 70. Twarazamutse tugera ku isi, tuje twasanze ari umuriro mwinshi cyane kubera isengesho ry'uwo mupasiteri. Twaraje tubona umugore wari mu cyumba, tubonye umugore wari mu cyumba tumutegeka kujya gutesha pasiteri. Umugore we twamwinjiyemo, haje urudayimoni rushinzwe amakimbirane rumwinjiramo, rwamwinjiyemo ruragenda rukoresha umubiri we rurakomanga. Yarakomanze cyane akajya amuhamagara ariko pasiteri yanga kwitaba. Yanze kwitaba akomeza guhonda urugi, akomeje guhonda urugi, pasiteri arageraho yanga gufungura. Umugore ahita afata umupanga, afata inyundo ahita aca urugi arutura kuri pasiteri. Ese pasiteri yamukoreye ibiki? Ese ko urugi yarumutuyeho umugore wawe wasanze ari gusenga agakata urugi wamwihanganira? Ese pasiteri yamukoreye ibiki? Niba nawe usigaranye amatsiko, igice cya 9 kiri kuri Sharifu TV, manuka ukirebe nacyo cyahageze. Ndabashimiye mwe mwese twabanye muri buno buhamya bwa Izere Cedric. Ndabashishikarije no kureba igice cya 9. Niba ari ubwa mbere udukurikiye kanda subscribe, niba wari usanzwe udukurikirana kanda like. Ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza.